staff sirenze noneho sinari merutse imbuto uyu munsi ninge nazo zigenge kabisa zigenge ntago nari nzirutse Dupfukamunwa ntabwo dukenewe tundi yago dupfukamunwa umuntu ashonje yaravuze ati nta muntu uzajya uva mu rugo ibyo ni byakujijisha leta Madarina bakangubwire Madari ibyo Mukakarisa avuga nibyo oya bro uramushyigikira ariko ntabwo ari ibyo oya ibyo Mukakarisa avuga nibyo reka nkwereka kuntu ari byo kangiye nguhereza proof zifatika sibyo baravuze ngo burye ngo uyu muntu yambaye agapfukamunwa akavugana n'undi muntu amatemba abuzi ntabwo akwirakwira hose usaba amatembabuzi yabari kunjyaho ari kunjyaho ntabwo twegeranye se ubu ngubu ubwo twambaye udupfukamunwa ikindi kintu kiba baretse nyine nkomeze kandi ngo burye niyo uhuye n'umuntu mukaganira ntabwo mikorobe zibasha kumugeraho kubera yuko agapfukamunwa kabaka kazitangiriye ntabwo mfatanya nawe ibyo ngibyo nibyo Mukakarisa ahubwo wowe tugende ndatekeraga ndumutwera ko imbuto turazirya uyu munsi izi mbuto turibuze kuzirya birenze Daniel vipi wana bifashe gute se bimeze neza corona yarateye mwana yarateye no kujya muri metero mwana ko mbona nta dupfuka mwambaye gamwa ntabwo ari ngombwa ntabwo ari tugurira mwana njye nabaza ntugurira mfite mushiki wanjye abantu bose baba dufite garega buranje ndaducuruzaga twabuze aho tutugurira nangaye ibirago murajyagura biriya bintu nguyu ngibira oya rwose ibirase byakuvura corona Sicho mfite udupfukamunwa yani murikure ni nangaye dutatu n'ijumbi ibi make cyane zana nonga fundura igihumbi gusa igihumbi cyane ndakwishyura ariko tumwishyure turangije sibyo wowe fata kawe aya reka mbara urajya gusufura amategeko ya leta ko bigwa karajagaho ibintu byabuze umwuka karajagaho akira ariko karajagaho ntuzongere kuduhenda reka turebe nabahendaga rega bro zana twifata ka ariko ibi ni byiza mwa reka turebe ariko njye simbikunda fasha no gufata agaselfie mugatwika dufashe ndabona mugatangiraga nk'abastar sha soli enda kiravuba urabona ko ibintu ari uburyohe sana nje bashyira ku myako nkabarinda coronavirus urabona ko agaselfie agafoto kari sawa mwajaga hano nkabafata agafoto rero kugira ibintu uburyohe ibintu n'uburyohe kabisa nje nkabafata agafoto neza cyane kabisa byarangiye okay rero twigendere urabona neza cyane rwose ko agafoto karyoshe kameze neza ahubwo ratwereka kabisa rwose nje ndabereka mwakire muri urabona ko agafoto ari nje nkora umuti neza cyane zakanjanire kuri Instagram kabisa wana gapostinga abantu bakabona ko ari bye zakanjanire kuri Instagram kabisa karyoshe cyane ahubwo bintu navuze rwose njye ndumva nanjye no gusinzira ndumva nanasinzira mundi mwaje numva cyane igituntu kirangije ngenda ibi bintu ko umute wakoze mbaga ndi umwambi noneho wana bagiye kubakoramo we nta kintu ufite sha ibyo ufite wabishize he sana hano binabicemereho kabisa nta kintu ufite katurore n'agatelefone sha sharambaraye cyane ndaciba ntera byose ndabicenyereraho ewa telefone se wayisigagamwa reka se waburinjije ntibize sha niyo mpamvu ntabwo muzi ukuntu inzara iba yarisha abantu bajinga bari bafite n'utubuto ariko natwo ndadukenyereraho ukuntu turyoshe se ibyo bizaba barweho sha ako se nako nubwo ndije isambo ntago ndumwica kamba twikira isazi zitazanabajuguka
bazagira n'isazi zibajyamo. Ibyo birabaye ubwo njye nabibye nkaba nigendera. Biba bikomeye mwana. Rwose bita korona urayi. Mwana wa korona reka igiye kutumaraho abantu. Ibintu birakomeye cyane. Tugiye kuba nko ku bwa Kayibanda. Ubusubiye nza kuba narize simba nanjye ndi mu biro nk'abandi bantu bose. Ariko ntacyo. Buriya abana banjye nanjye baziga. Abana banjye rwose nabo baziga pe. Bose byagenze kuko mbona abantu baryamye. Niba ibintu byarageze kuri toni. Mana. Aho baba se abateka mutwe bajya bavuga mwana. Manzi rero. Uretse gatoya nje mbaziture ewa nibyo bigize. Ibyo bigize mbaziture. Bomba. Bitandi bakomeye ntibapfuyera. Yewe wabona binkoze. Wasanga cyangwa bandi bambuye. Byagenze utese mwana. Sigeze kurondiriye. Byagenze ute? Ni Kinyarwanda. Ahubwo si ibyo wambaye ni ibiki mwana we? Wabona ni ikimuze. Aha ngaha twari tuvuye ku isoko twahuye n'abantu. N'abantu batuzengereje ahubwo batwambuye bakabyarawe. Twari tuvuye ku isoko nandi kumwe n'abashiki banje abangabo reba. None baduhaye udupfukamunwa twasinziriye. Byagenze. Arahumaniwe. Baba we. Badapfa dupfukamunwa turoze ibi none se ntago igihe mwahere ntago mwumva ko radio ivuga ngo mujye mwambara ubupfukamunwa bwizewe nakubujije. Oya ubupfukamunwa bwizewe bufite ubuziranenge kugira ngo hatagira ushobora kuba yakwandura izindi ndwara. Ubu se ni ryari koko radio batabivuga? Oya muze dore uyu we yanapfuye. Uyu we yanapfuye kuko mushiki wanjye none uko mukunda ndabigirana rwose yanapfuye. Urukundo rugenda rwisubizayo. Muze dore uri nararibonye dufashe mureka turebe ko Sagakuru yabaye ku bwa Kayibanda barabavuga. Ibi bintu nabiguze amafaranga yanjye ariko mushiki wanjye arapfuye ko yapfuye. Ninde yagiraye ntabwo yapfa mushiki wanjye rwose ibi nabyo byanze uri kumva muze byanze rwose byanze katumushyire hasi tumwongerera kuko tumukande mu gatuza we. mushiki wanjye rwose ibi ntabyo tumukande mu gatuza wenda wabona yongeye akagarura akabaraga bigere akabyara. Ariko Sagakuru baracyari niga. Batwibye imikapu twari dufite batwaye ntabwo byanze asuye umwana arakiraga byanze kuko muze dufashe umuntu Rwanda rwacu rugiye iyi ndwara sinzi ukuntu iradusiga. muze rwose umwana wanjye mukize mushiki wanjye niwe wenyine uyu niwe bucura. Ndabona atangiye kuzanzamu. Urundi mujye mu rwose mukurikiza amabwiriza. Arazanza muze rwose. Mukakari manshimwe we Mukakari rwose. Ibi nibyo birirwa batubwira. Mutwe cyadutwariye. Mukakari batubwira rwose. Batwibye ibintu mujye mwipfukamunwa Mwe gusa kuzimu umuntu ari muri koma ntabwo mukunda. Nyani mumufate mu ubwo nyine ibyo babibye byo byarangiye rwose. Reka tumutware ibyo babibye byarangiye. Mujye mufata igitambaro. Muze urakoze. Ubundi si binini biki koko. Wagira ngo nta n'ubwenge mugira. Cyo koza muburire n'abandi bose batazongera gukoresha ibi bintu. Turababurira muze cyane rwose. Mwana twizamuki.